Yes, nibyo kuko ngo Makenga yararahiye aravuga ati yaba mu mwobo bazabasangamo, yaba mu kuzimu babasangemo, yaba mu mashyamba babasangemo, yaba mu mazu yabo ndetse no mu migi bazabasangamo, ndetse bazabahigira hasi no hejuru kubabura kubabona. Uyu nguyu bamusanze mu bitaro baramwivugana. Ese ninde bamwivuganye gute? Iyi operation yagenze ite? Byose nge na mugenzi wanjye Pacifique turabizanye akantu ku kandi kose tubavire imuzi ni muzingo. Si ibyo gusa kuko nanone ahangaha aba ni abacancuro bamaze kuba bicaranye na Makenga, baricaranye barimo baraganira. Ese ibiganiro bari kuganira ni ibiganiro bwoko ki? Ese kugira ngo aba bacancuro bicarane na Makenga byaciye mu zihe nzira? Byose rero muraje mu bisobanukirwe neza akantu ku kandi nta na kamwe dusize inyuma. Pacifique bimeze bite mu yandi makuru, byifashe gute wowe? Mugabo we urabona ko nsa n'umuntu witonze mukuntu. Ariko noneho amakuru mbazaniye nshaka kuza kuyavuga nitonze kuko na makuru akomeye cyane. Nyuma yuko ingabo z'abafarasa zije, ubu tuvugana M23 zihaye karibu, kandi ya karibu nizere ko muyiza abakunzi b'intare za Sarambwe mwese muhita mushyira imitima hasi muri comment, kuko ibintu intare zikoze na amateka. Baba cashuro baba zungu bigize akarakaje b'abafarasa ndetse na za FDLR zimaze kugera muri za Warikare, ishyano ribaguyeho bagira ngo nisinijiro bikubise ku mitwe. Ndaje tubibabwira. Hanyuma rero Makenga ahemukiye Kisekedi, anahemukira Neva mu buryo bugaragarira buri muntu wese. Kubera iki? Kubera ko ikibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye kimaze guhura n'ibyago bikomeye cyane. Ubu tuvugana ntago kiri gukora neza cyane kuko hari ingendo zari ziteganyijwe z'indege yari igiye kuva muri Kenya izana mu Burundi, none barayikatishije nkuko Rwanda itakihagwa. Ubu tuvugana ayo makuru nayo turayazanye, nandi makuru ari kuvugwa kuri Gisekedi n'uburyo Makenga muhimukiyemo, byose ndabifite hano neza cyane gatanu kwa genzi kako. Ndetse nanone Gisekedi bakaba bamuhanuriye ibintu bikomeye cyane. Aya makuru twe twababwiye ko turi buze kuza kuyabagezaho mu yandi makuru turi buze kubazanira. Uburyo kibamuhanuriye nibyo bamuhanuriye byose turaje tubibabwira akantu ku kandi nta na kamwe dusize inyuma. Ndetse nanone kandi ushinzwe impunzi nayo makuru twe twabwiye ko turi buze kuza kuyabagezaho. Ushinzwe impunzi ku isi hose akaba yaramaze kugera mu gihugu cya Kongo ku munsi w'ejo, ubu ngubu akaba yerekeye mu gihugu cy'i Burundi. I Burundi ho bimeze bite? Uyu mugabo akimara kuva hano muri Kongo hari ibyo bamweretse byiza cyane, ariko hari ibyo yiboneye n'amaso inyuma y'amarido bamuhishe. Byose rero turaje tubikubwire akantu ku kandi nta na kamwe dusize inyuma. Pacifique rero dutangira amakuru yacu tuyarambure neza, tureke kwicisha abadukurikiye amatsiko. Ariko twabwira ati burya akantu karayike ni sawa cyane, comment ni neza cyane, ndetse ukamanukamo ukanareba mo harimo link ya group ya WhatsApp ugakandaho, ndetse ugahita wisangamo ukazajya ubona amafoto nkuko mwabidusabye ngo tubahe amafoto, muzajya mubibonamo amafoto byose n'amavideo y'ibyo tuba twavuze. Yes, niko bimeze. Mu bikore rwose, mu bikore cyane, biraza ko ari byiza. Hanyuma rero reka duhere amakuru ari kuvugwa byo mu bitaro. Ngiye niyo numvise ashenguye umutima. Ibi bikorwa sinanizi ko M23 yabikora. Ese uyu muntu yishe ni nyabaki? yarabatwaye iki kugira ngo yinjire mu bitaro isangemo umurwayi urembye nibarangiza bamwiciremo? Uyu nguyu mbere yuko aba umurwayi ni umuntu uhereza, reka mbanze mbibasobanure neza, nuhereza abasirikari ba FDLR cyangwa se uriya mutwe FDLR, akabahereza amabwiriza, akabahereza na tactique zose, akabaha imyitozo yose bagomba gukoresha kugira ngo baze kurimbura abana b'abanyamurenge hariya ndetse n'abakongomani bose hariya muri rusange, ndetse ngo bategure n'ibitero ku Rwanda. Uyu nguyu niwe rero usa naho ababiri inyuma agaha imyitozo abangaba bakomeye. Uyu mugabo kugira ngo bamuriturire mu bitaro byagenze gute? Uyu mugabo rero uyu mugabo yaramaze iminsi arwaye uburwayi nyine busanzwe bw'urwagashya n'ibiki byose bya pancreas. Aho ngaho rero ibingibi nibyo byari bimukomere cyane, ariko kuko ko atafataraga imiti kuje cyangwa se ayifate neza, dore ko bano bavangamo n'ibiyoga byaramukomeranye. Abangaba bagenda bakajya kugura utunini muri farumasi bakanywa ngo bareke kwagera, kuko baba bahigwa ahantu hose. Bavuga ati M23 iraza kugira gute, iraza kutugwaho ituri. Uyu mugabo rero ibitaro bamurituriyemo ni ibihera, bamurituriye mu bitaro bya Gatoyi. Muri Gatoyi hari umuyihogo hafi na Goma, sinzi ahantu ariko ni muri Gatoyi niho bamurituriye. Uyu nguyu rero yararwaye aratitira,
azana ibyuya ibiki n'ibiki, umugabo bamubona atangiye kuremba, bazana utundi tunini baramuha, biranga bibyusa, noneho bya binini bamuhaye kwa ko bitavura iyo ndwara, ahubwo noneho birushaho kumukomerera. Birushijeho kumukomerera, birangira bavuze ati rero tumujyane kwa muganga ariko turamucungira umutekano. Mu kumujyana kwa muganga rero bamushyize abamucungira umutekano, batangira kumuvura. Abaganga baramubwira ati rero uyu muntu ikiri kubitare cyane arwaye ururwagashya, mwebwe mwamuhaye imiti itari yo, none yamwongereye iki uburibwe ndetse no kurwara aremba kurushaho, ntacyo ariko turamwitaho. Uyu mugabo rero M23 yaje kumenya yuko uyu mugabo bamushyize hehe mu bitaro. Mu kumushyira mu bitaro M23 yavuze ati tugombe tumunihurireyo, ntabyo kumukinisha nta no kumuriturirayo nyine nta kindi. Uyu mugabo abari bamurinze bake ntago hari yararinzwe n'abarinzi benshi cyane kuko batarengaga 5 kwa makuru tugeraho. Abo barinzi bose rero nabo bakaba babanihuye bose nukuvuga ngo abarinzi bari ubundi bagombaga kumwica ariko babanje kubica. Ntago bari gupfa kumugeraho abarinzi batabanje kubakura mu nzira. Abari bicaranye nawe mwimbere mo harimo 2, abandi bari ku muryango, 2 bari ku muryango w'inyuma, undi ari ku marembo areba binjira, areba avuga ati asesengura ati uyu ninde uyu ninduje. Noneho rero M23 kimara kwinjira yaje mu buryo bwayo, bayohereje babakomando bayo, ntumbaza uburyo binjiyemo nuko bari bambaye ikizwi, bose nta numwe wigeze agira gute ugira asigara ari guhumeka umwuka bazima. Ndetse kandi ngo basorejeho mubo ku marembo wa undi utanga makuru, kuko bamunyuraho ntiyababonye, ahubwo basohoka nibwo bamubonye banamuhitana. Bamumenye gute? Uyu nguyu bamumenye kubera yuko abo bari kunihurira mu nzu bagerageje kumuhamagara. Ati hanze akibaza uko bimeze. Rero uyu nguyu bamusanze kuntuzi aho yararyamye ku gitanda, ntibamurebera izuba, aramubwira ati yewe sorry kabisa nawe ibyo dukorera ntago ari sawa, ati ibyo wakoze urabizi nawe. Rero banamunihuye ku buryo bugaragara, bamusigaho ibimenyetso byo mu ijosi, barangije barigendera kugira ngo bibe n'isomo kuko ibibe n'isomo ku bandi. Ni nko kubabwira ati namwe rega tuba tubafite ku rupapuro. Ngayo ngukuri uko byagenze bwana Pacifique. Hanyuma rero tukiri kuri iyo ngingo, abantu bacu shiti bakunzi ba Top Kivu News, turagira ngo mbamenyeshe neza ko mu mujyi wa Goma bwana Fisi, nubwo wumva ngo bisho mu FDLR utagira ngo numwe gusa, hari nabandi beshi gusa. Njya nibaza ikintu kimwe gusa, njya nibaza niba intare za Sarambwe wenda aya makuru ziba ziyafite zikemera zikabana nabo mwibanga rikomeye, cyangwa wenda bakibateze nk'umutego ngo babanze bikusanye base nabishyira hamwe nibarangiza babariturire rimwe. Wenda niko njya nibaza kuko baruzuye ariko barabareka, ntago bashobora kubatandukanya n'abandi. Barabareka igihe cyanya cyo burya kirigaragaza bakamuvumbura nyine. N'ubundi ngiye mbibaze ko urumva umuntu wampaye amakuru ambwiye ati hano mu mujyi wa Goma tuvugana ntago ushobora kumara amasaha menshi, ntago wamara umunsi wose utarahura n'interahamwe nyinshi kandi zishoboka pe, kandi zirimo mu mujyi wa Goma, kandi ngabeshi n'abamaneko banekera Kinshasa. Nimba yahura nazo kuki batabafata, ahubwo bariyoberanya nta ubamenya. Ariko ngo barimo cyane, ngo barimo ariko ntago bapfa kumenya kuko nabo ntago bagenda bambaye imyenda ibagaragaza ko ari amaneko, ahubwo umuntu yakubeshye rwose. Ahubwo ikigaragara cyo byo barimo ariko ntibigaragaza, nta nubwo wanahura nawe ngo upfe kumumenya, ahubwo hari igihe kigera bikamucika. Babazi rero uwo ngo M23 itimugeraho byihuse, nta gutindiganya. Sinzi rero bose ntago byumva icyo nzi cyo ntibaburamo, ndabyumva. Abo nabo babonye amakuru barabafata. Ahubwo wenda hari ikintu kimwe wenda ngiye ntekereza, nibaza ko wenda amakuru abaturage batatanga neza, bakaba bazi ariko batabatanga. Hari ababa babiziranyeho bakanga kubatanga, ariko hakaba ariko icyo bakora akaba ari ukwijijisha cyane. Kuko ndibaza ukuntu M23 yabamenya amakuru y'uwo muntu uri mu bitaro ikahita ijya no kumwica, isiza abari muri Goma. Bivuze ngo rero abari muri Goma ntibazwe, none se nyine ntago barahari ko ntibazwe nyine. Urumva ni ikintu nawe zakabaye zibahera gake. So reka rero twite tujya mu yandi makuru bwana Fisi. Wenda sinza andi makuru yandi wari wategura ugiye kuanza kutugezaho, kuko ngiye nshaka kuza kuvuga ku makuru y'imirwano. N'ibyo rero nuko n'abacancuro abacancuro bicaranye na Makenga rero
ntimugire ngo ni ibindi biganiro bafite Yego. cyangwa ngo bari kudiskita ngo Cyangwa ngo ngo imirwano wenda ngo tuyihagarike cyangwa ngo wenda ngo ahubwo bavuge ngo Makenga bashimuse afite agakoni ari kujya mukubitaho ku mutwe gutya harya mwari mwarapanze kunyica ese ubundi Kisekedi ababwira ko mugomba kunyica mwamara kunyica urugamba ngo rukagenda gute mukumva yuko ngo muzahita mufata igihugu se oya igihugu kugifata bwo baragifite bazahita bafata ibice turimo ese nizihe zindi operasiyo zo kunyica bari z'abandi batasi bari hano muri Goma hose na Bukavu nizihe operasiyo n'abandi bahe bahari nicyo kintu kiri bukurikire nicyo kiri bukurikire nibyo rero Makenga uri kubabaza yari kubabaza rero bahuye gute aba bacancuro bari baratumwe n'ubundi na Kisekedi nyuma yuko baraburijwe nyuma yuko Kisekedi araburijwe kuba FDLR abawazarendo abarundi ndetse n'abakobwa bose bagenda batuma bose bakamunanira misiyo zabo zikaba misiyo impossible zikanga neza zikaba failed rero uyu Kisekedi yabonye yuko bitari gukora aravuga ati reka dukoreshe bano bazungu babazi ibintu byo gutata cyane no kugira cyane bano bacancuro abacancuro misiyo barayitunganya uko bayitunganya ibyo bari gukora byose amakuru niko ari kugera kure mu 23 ntumbaza uko bari kubacamo ariko zabaza rero buriya na FARDC ari ukuntu buriya bajya bibira amakuru kure mu 23 cyane deni noneho M23 ku munsi w'ejo ni mugoroba masaha ya 12:00 ibiteguye operasiyo yabo babandi tumaho rukomeye irababwira ati mugende mujye kubazana abo mushobora mubazane bose hamwe ku kibuga cy'indege bari 28 abana b'intare za Sarambwe baragenda barinjirira ikibuga bakemuramo bamwe bakemuramo n'abandi barangije bagira abandi bakubita amapingu barangije barabashorera barabajyana rero mwe bwa mushobora muri kumva turi kubivuga mukagira ngo wenda uko turi kuvuga bitworoheye gutya ntago ari ibintu babyoroshye ku rugamba kuko buriya nimba umusirikare woshobora guhita utekereza ngo wenda ngo kuki ngo batavugije induru bano banyadushoka ntago bagenda ngo batatse amasasu baragenda bagakoresha igikoresho gakondo kikunihura ukanihira aho ngaho cyane deni noneho hanyuma y'ibyo ikindi abo bafashe matuko bakabajyana iyo umuntu bamutunze imbunda bayimufatiyeho hano bamushoreye ntago aba yabaye nk'akana gatonya ndetse n'akana gato ubwo karakubagana wenda kakaba kagira kakaba kanavuza n'indi uko kakisaza ariko abandi bo bahinduka nk'ibicucu ubwenge nyine n'uguceceka nta kindi mpaka kugezaho bakujyana cyangwa se wabona kazi ugutunze imbunda arangaye akaba ari bwo wagira uko ukora abana nk'ibyo watojwe yego so ngayo nguko rero aba basirikare rero bakaba barakuyemo abagera ku 8 bakabazamura bakabajyana mu ntare za Sarambwe bakabajyana muri bya birindiro babajyanamo cyangwa se handi babajyana bakajya kubabaza amakuru ngayo ngo korera kabari nawe mpamvu bayicaranye na Makenga yego hanyuma rero bwana Fisi tukiri kuri izo nkuru n'ubundi turi kuzivaho hari amakuru n'ubundi ejo ku munsi w'ejo wacicikana ngira ngo nanjye wenda nayavuzeho ariko ndagira ngo ngaruke wenda tuse n'ababihuza n'ibyo bintu urumva ko abo bacashuro bafashwe uyu munsi kandi hari drone ejo yahagurutse ize kurasa Makenga ahantu byakekwaga ko yaba ari hano muri Ntuze ibi rero bisa naho bifitanye isano oya hano n'ubundi muce bya Zavira ariko muri Sud Kivu ahantu bitanyangeze hepfo y'umujyi wa Bukavu ahantu byakekwaga yuko Makenga yaba ari haherereye bazamura za drone twababwiraga zimwe zifite ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru zigera hejuru zigasikana baza kurasa aho yarari yewe baranarashe birakunda baraharashe ariko kubw'imyaku yabo cyangwa se kubwo imana za Makenga biza kurangira basanze atarahari ndetse nta n'umusirikare wari uhari ahubwo hari ibikoresho nyine bya M23 birangije nyine barabyangiriza kubituritsa bwo barabiturikije ariko babituritsa bazi ko ariho Makenga aherereye baranishima baraserebura bavuga ati noneho ya mafaranga tubari baratanze kuri Kabila burya waruzi ko Kabila igihe yashakaga kwicwa ku munsi w'ejo bari bamushyize amafaranga ngo 60,000 nabingaye niba ari na 5 niba ari 55 niba ari 35 by'amadolari y'amanyamerika ku muntu wari bumurasi ryo mu mutwe 50,000 50,000
hejuru aho ngaho kabisa by'idolari. Ibaza ayo mafaranga ukuntu angana. Aya ngaya rero bari bayimuye baravuga ati umuntu warasa Makenga warasa Kabila uwo ari we wese ayo mafaranga ugomba kuyarya. Rero abantu ba mercenaires bavuga ati nitumufatisha tata turya utu dushaka twigendera. Rero baramuhusha birangira barasha hatariho, none umva babiri babakuyemo babakuye hara ku kibuga cy'indege none cya Karemi barabajyana mu mujyi wa Goma. Ibintu rero ngendi kubona wenda haraho bifite bihuriye nibi ngibi byabaye ku munsi w'ejo, kuko urumva izo operation zakozwe n'abajama kabisa baba bari silence ubwabo nabo baba bari seriye batuze bacecetse cyane ko kwinjira bari aba mercenaires ukabakuramo babiri. Ntago rega 23 yajije gukina, ntago ari yayindi yo muri 2012 14 gutyo. Reka ubu yarahindutse cyane, arimo difference. Ubu rero noneho ujye ureba igisirikare cyabo ukuntu kiba kimeze, banafite n'intwaro zigezweho. Rero n'ubumenyi niko bahagaze bukaze cyane. Hanyuma rero tugaruke no kuri drone. Hari amakuru ariko ndi kugenda nakira gake gake. Niba sinayavuzeho hano Makenga atanze itegeko ngo bakura abasirikari mu birindiro. Aya makuru ndaje nyagarukeho neza, ndacyari gukurikirana operation y'akanuko kandi makuru mu makuru agiye kuza ndakeka ko amakuru ndaba nayabonye neza. Reka ngaruke kuri drone rero. Tujye ku madrone. Reka tugaruke ku madrone twirwaneho ikomeje kugenda ishinyagurira Kinshasa mu buryo bukomeye cyane. Ubundi ndaza kwita mbabwira ibyo Neva yakoreye Makenga ndetse na Kisekedi mu kanya gato kandi karibuze gukurikira. Hanyuma rero bwana Fils, drone ku munsi w'ejo banza utaruhari hari ibizindi gahunda wari wagiyemo zijyanye n'ubundi nakazi. Hari amakuru yaje asoka amambere twirwaneho babanje kuvuga ngo bayikuye Poezero. Ariko hakaba andi video yasohotse ivuga twirwaneho ivuga yuko igiye kwerekezaho bita kwa Murima. Noneho mu makuru ngo yahise agera ku basirikare b'abarundi kubera ko babumva ikinyarwanda neza cyane cyangwa ikinyamurenge babacyumva, kuko urumva tusa naho tuvuga rumwe turi abavandimwe. Noneho abasirikare b'abarundi batabamenyesha bacashuru ngo twirwaneho yerekeje aha mutegure igitero mu bagabeho. Bari kugenda bategura drone bazi ngo twirwaneho ni bya bindi byayo ngo nta kintu genda nta burinzi ifite. Iyi drone nkaba numvise amakuru avuga ko ishobora gukoreshwa mu buryo bubiri. Ubwa mbere ngishobora gukoresha isikana ibintu biri mu nzu imbere itata makuru ikongera gusikana ngo ibintu bishobora kuba biri mu kinogo mu byakuzimu musi metero 5 naho budi buryo baracukuye bakatabamo nk'imbunda nk'ahantu runaka bari gushakishiriza. Iyi drone rero noneho ngo kabagira n'ubundi buryo bwo kuba yareba ikitegereza nyine kuko ifite kamera ikahita ifata target karasa. Rero bakaba bari bayizamuye ngo baze bahite barasisa twirwaneho nayo basanga nayo ifite system yayo iyereka ko drone zitangiye kwinjira mu kirere cyaho baherereye. Cyane ko bamaze noneho no kubasubirizaho intuze connection neza imeze fresh, ibintu bijyanye n'ama wifi baba bifite neza cyane, bakahita bagira gute bakahita batangira kurasa kwiyo drone. N'ubu tuvugana rero i drone yari zamutsize kubarasa y'abacasho bamaze kwishyira hasi. Mu gitondo hari ariko twabivuze no mu gitondo muri Uvira hari yindi baharasiye. Urumva ko rero uyu munsi ntago byari byoroshye yabe nagatoya. Erega amadrone drone mu rugamba, drone ni ikintu kibi cyane. Buriya kuyihanura mwabano ni nko kuba wishe abasirikare bagera kuri 50 cyane aduye muhanganye. Yego rwose. Kuko ibi drone bizengereza cyane n'intare za Sarambwe. Kwa urumva niba iyi drone ishobora kuza mu mwisaha zikaba zimaze kurasa amabombe kandi imwe 160 nandi. Ejo hari ahantu naciye mu bice bya hariya za Muhanga. Naharahanyuze yari na nijoro nko mu masaha 12 z'umugoroba. Hari mu kirere cyo hari harimo nk'amadrone agera muri 5. Ari hirya no hino ari kwiruka. Ataramwe yo kwa muganga. Simbizi. Yare Muhanga niho haba ya system u Rwanda baherutse kuruhembera i Dubai igihe bari bagiye na ba Neva kubera ko u Rwanda ibintu bijyanye n'ubuvuzi babishyize ubuvuzi bwo mu Rwanda buteye imbere cyane. Zira drone wabonye rero nizitwara amaraso kubera ko ari cyo kincaro gikuru gihari. Ikincaro gikuru cyaho ni cya Muhanga, ubwo izo wabonye ni nke ushobora kuba warageze mu masaha zitari kugenda neza. Umva ziba ziri kwiruka ari gihe ubona ari inzoke zitwara ibiro 5 by'amaraso. Tuba turi kwiruka noneho nahise nimagina turiya tuvuna mweto turi kwiruka kuriya turiya tubaye turi nko kurekura n'amasasu. Ninde wapfa kuduhamya ko tubanyuraho tubari
drone ndibuka tuza kera twageze ahantu mu cyaro narindi urumva bazanye amaraso ku bitaro bimwe ariko abantu icyo gihe ntibaryama ati karabaye neva none hadukoze onda kanyako ati kira ni gisasu ko byagenda kose so ngayo nguko rero ni nazo ziri mu minembwe ko ziri gutsaracara nk'ibisiga Pacifique rero nanone umukuru ushinzwe kumenya ko imfashanyo cyangwa se umukuru sinamuvuga gutera umukuru ni umuyobozi mukuru ushinzwe kumenya ko imfashanyo gutanga ifashanyo ahantu habera intambara cyangwa ubutabazi nyine byose ni kimwe ahantu habera intambara ko ziri kuhagera bamwita harya ndera murebe neza bamwita mureba amazina ye ntekereza ari bamwanditse muri fo bamwita Raja Habib uyu nguyu ni umuyisilamu uko byasa kose ni uyu nguyu uyu Raja Habib akaba yari ari muri Kongo bakaba baramweretse ibintu byiza baramuryoshya bamugira neza baravuga ati twebwe rwose iyo intambara irangiye twebwe ntago tujye duhohotera abantu baza kugira gute ahubwo ne mu 23 bahohotera uyu mugabo arabyemera ariko nyuma yaho yinyurira inyuma ajya gushaka andi makuru amakuru bamuhaye bamubwiye yuko ahubwo bamuryoshyaga ko Kisekedi bica abaje gutanga ubufasha ndetse bakanabambura n'ibyo bafite bazanye bwa bufasha bakabitwara noneho rero ikintu cyamwemeje akavuga ati koko Kisekedi koko Trump yavuze ukuri nuko yabonye umusirikari w'umuofisiye w'umukongomani wa FARDC yambaye n'imyenda yasinze noneho arangije agenda ajya mu rugo yica umugore we n'umwana amaze kubica nawe ariyica ariko niwe wapfuye mbere abandi bo bapfa nyuma yarabanje arabarasa mu gihe bari gushamo umwuka we ahita yishyira urwo mu mutwe pya abarabunaze uyu mugabo rero akaba yerekeje hehe i Burundi naho kureba uko bimeze biri kuvuga ko aravi Burundi ahita yerekeza hehe hano mu Rwanda ubu tuvugana ashobora kuba ari i Burundi ejo wenda ku munsi w'ejo akazaza hano mu Rwanda hakareba uko bimeze ariko sinzi ikintu kituma azaza hano mu Rwanda kuko ntago nibaza ko u Rwanda hariya muri Kongo ntago rurwanirayo erega kereka wenda nimba bari bujye kureba mu nkambi cyakora wenda arajya kureba mu nkambi n'iki cyose uzi impamvu se u Rwanda buri gikorwa cyose kibaye bagomba kurugeramo erega ko rushinzwa abanyamakuru birirwa bivuga bitangazamakuru birandika kereka ibyo mu Rwanda n'ibyo wenda mu Burundi n'ahandi ajya atandukanye ariko ibindi byose birandika ku Rwanda arirwo MV3 so rero kuba ari buhaze ni bimwe mu bimenyetso bikomeze gushimangira ko nyine bakomeje gushinza u Rwanda rwuko hari uruhare rugira mu intambara so niyo mpamvu rero n'abantu bose baza ukabona baje no mu Rwanda kuhagera bakajya ni Burundi erega iyi ntambara imeze nk'iyo Burundi u Rwanda na Kongo dusoreza kuri Kisekedi rero Kisekedi bakaba bamuhanuriye ariko bamuhanuriye urupfu nabahanuzi noneho bya bindi byo kumuryoshya ngo inzinzi ngo irahari ku ruhande rwawe ngo gute na gute reka bamubwira ati senga cyane ahubwo uru rupfu ruveho wenda ibindi birorere ariko urupfu rwo rwose rukuri iruhande kabisa ati mvira asamye ati nundasenga ng'Imana yisibe ejo rwose Kisekedi yari ari mu masengesho ari gusenga rwose reka se nakubwira barimo bamuhanurira ubona nawe rwose yatujije yafashwe n'abandi bayobozi benshi ariko ubona yuko nyine uriya mupasiteri ari kubivuga rwose urupfu rurakuziye araza gushyuha kunda agumemo mu Mana koko agoma mu munama n'ubusambanyi bwese bwamukundiye yesibye n'ubusambanyi nese si icyaha araje yanga ibyo bamubwiye yumva avuye ngo bambeshye amagare babapfumuye kandi Imana ntigikorana nabo najye nyine ahubwo Imana irusheho kumurakarira cyane imuteze bariya basore ba Makenga baze bamukoremwe akazi abasigaye amasezerano n'iki byose bisohoke cyangwa ubuhanuzi busohore ngaho nguko rero reka tubashimire tubifurize kugira umunsi mwiza mwakoze kubana natwe muri aya makuru naho mu yandi makuru ari buze kuza ku isaha ya Sangari ya Pacifique ku isaha ya saa 8 gutyo zishyira saa 9 ahubwo ni saa 9 kugeza saa 10 hagati aho aho ngaho turaza kuba tubagejeje andi makuru menshi kandi meza akomeye cyane murakoze cyane Imana ibarinde yego